is tending to marry. Let me request the couples to come forward. Kongera Imana amashyi n'abana bacu bigira imbere kamera zibabone neza hano hafi gatuti. Reka batubwire amakuru yabo hanyuma tuze kubasabira umugisha. Murakoze, nitwa Byishimo Didier, sengera hano dufite ubukwe tariki 11 z'ukwezi kwa 10 tuzabira Excella. Amateraniro ni hano, reception ni Excella. Tubatumiye mwese atubwiye mugenzi we abicuya ngana atubwire na mugenzi we cyangwa si we wa niwe kabisa. Okay, bitubwire neza witoze usubiremo utangire mwazo. Nitwa Byishimo Didier, fiancé wanjye yitwa Kanyana Ange. Dufite ubukwe tariki 11 z'ukwa 10 kuri Excella, niho dote zabera. Amateraniro ni hano, reception tuzasubira Excella. Murakoze, muzazibana natwe. Ndagira ngo birumvikane. I think it's clear. First and foremost is to ask a blessing, to speak a blessing over them. And secondly, to support them financially. Zoze muri administration zabwire bishop zabwire abapasteri icyo gihe turabigenzura twasanga atari byo tukakubabarira we waje kubivuga kubera ko dufite umwuka wo kubaka kandi twasanga ari byo tukaba ukwe ku bushobozi bwacu no mu nshingano zacu tidukore ibyitorero ariko iyo atari byo tibiba ari byo izo mvugo sizo mu rusengero n'izo hanze y'urusengero kandi ntazibaha. Imana ibahe umugisha. Reka mbasabe twese tuzamura ibiganza byacu tubasabira umugisha. Let's all stretch the hands and we ask a blessing to them. Urakoze Mwami Imana yacu. Thank you Lord Jesus. Urakoze bw'aba bana bacu. Thank you for our children. Tubazamura imbere yawe. We bring them to you Lord. Turagushimiye ku bimaze gukorwa. We thank you for all the things that have been done. Turakwereka n'ibitarakorwa. And present everything that is not yet done. May you be manifested in all. Every step and every activity. Father, we pray. May you give them joy. May you give them a testimony. So that they will come again giving thanks to you. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Lastly, we have the concert of Allah Ministries in partnership with Foursquare Gospel Church. For those who love concerts, One
Yesu we. Niba ufite ikiganza kizamura